Rutahizamu Eni Elijah wakiniraga ikipe ya Bugesera FC muri shampiyona yashize, ubu akaba ari umukinnyi waguzwe n'ikipe ya Polisi FC, yari yerekeje ku mugabane w'ibirayi gukora igeragezwa mu gihugu cy'Ububiligi. Yagarutse i Kigali aho gukinira ikipe yo hanze bitakunze. Twumve umuhagarariye cyangwa manager we icyo avuga mu mpamvu zirimo zatumye agaruka ntakomereze mu ikipe yari yagiye gukoreramo igeragezwa. Arayitsinda aza kubaho gukina no mu kibuga, imyitozo hari na match yakinnye. Nyuma rero baje kumpamagara bansaba pasiporo, bansaba ibintu byose bisaba kugira ngo bamfashe kubona visa, ariko tubanza kuvugana kuri telefone ibintu bijyanye na contract n'ibyo tugiye kuganiraho mbere yuko binjira muri procedure z'ibyo byose. Bazingiye rero nsanga projet yabo cyangwa se ibyo bateganyaga kuri Eni Elijah bijyanye n'ibyo njyewe nifuzaga, n'ibyo ekipe ya Polisi FC yifuzaga. No kuvuga ngo i Burayi igihari ni uko mu bihugu bitanu icyo bansobanuriye, mu bihugu bitanu ama ekipe akina Premier League ntashobora gusinyisha umukinnyi icyo bita ni professional contract arengeje imyaka 20 atarakuriye i Burayi, cyangwa ngo abakinira ikipe y'igihugu cye hano ku mugabane wa Afurika. Nuvuga ngo iyo arengeje imyaka 20 bisaba ko aba akina ku mugabane w'i Burayi cyangwa se akinira ikipe y'igihugu cyano ku mugabane wa Afurika. Ibyo byombi rero Elijah nta na kimwe yari afite. Ntabwo akinira ikipe y'igihugu cye, cyangwa se ngo abakinira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda cyari cyaramuhamagaye. Uriya iyi deal nari nimaze iminsi myinshi, ni nayo mpamvu mu bihe byashize narwanaga n'ibishoboka byose ngo mbere ko yakindi ikipe y'igihugu Amavubi. Bigenze gutyo hiyongereho ko atakuriye ku mugabane w'i Burayi, bambwira ko bo bitabatunguye byose bari babizi, ariko banyereka projet yabo. Bambwira ko bari barateganyije ko bazamutiriza mu cyiciro cya gatatu umwaka, amezi 12, yayarangiza bakamutiriza amezi 3 mu cyiciro cya kabiri. Bwira ko njye nta kibazo bifiteho n'umukinnyi bo nawe nta kibazo bifiteho, kuko bifuza kumushinja kontra y'imyaka 5. Ariko bambwira ko ari amafaranga ya Polisi FC Youth Cross bazayishyura nyuma y'amezi 15. Bambwira ko icyo twita agency iteganwa na FIFA bazayinyishyura nyuma y'amezi 15. Icyo bari bukore ari ugutangira guhemba umukinnyi. Mbabwira ko ibyo bitashoboka. Umunsi twabiganiraga nahise mbabwira ko bamuhindurira tike y'ako kanya akaza ku munsi ukurikiyeho. Niko byagenze, barahinduye umunsi hacamo umunsi umwe ukurikiye haraza. Niyo mpamvu yabayeho, nuko bitari bushoboke ko ntabwo nari bujye kubwira Polisi yatanze amafaranga ifite umushinga wo gukinisha umukinnyi ngo ugiye gutegereza amezi 15 ku bihumbi 200. Nabasabye ko nibura niba bazishyura Polisi ibihumbi 500, bambwira nkaganira nabo bagategereza amezi 15. Bambwira ko batarenze ibihumbi 200 biri muri Youth Cross muri contract. Mbabwira ko bitashoboka, mbasaba ko nibura bishyura agency, kuko agency yashobora kugera kuri 160, hanyuma akaba ariyo nishyura Polisi, njye nazategereza. Nabwo barabyanga, bambwira ko amafaranga yose azazira rimwe icyo gihe nyuma y'amezi 15. Uyu yari manager wa Rutahizamu Eni Elijah. Ukoze kubana nanjye, nagusaba kanda like na subscribe by'umenya amakuru agezweho. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Urakoze, by'ibihe byiza.